Igitabo cyo Kuva. Muri video ya mbere twasesenguye duhereye mu mutwe wa mbere kugeza mu wa 18, bivuga inkuru mfatizo y'uburyo Imana yacunguye Abisiraheli bari bagizwe imbata binyujije mu guhangara ndetse no gutsinda Farawo, ishyizeho uburyo bwo gukira ku bw'amaraso y'umwana w'intama wa Pasika. Nuko Imana irokora ubwoko bwayo ibucishije mu mazi y'inyanja, hanyuma baca no mu butayu, aho bitangaje ko bitotombye bakanivovota. Ubu noneho mu cya kabiri cya nyuma cy'iki gitabo cyo Kuva gitangiriraho Mose yajyanaga Abisiraheli munsi y'umusozi Sinayi, Imana ikahasabira ishyanga rya Isiraheli kugirana nayo isezerano. Aha nanone tugeze ku yindi ngingo y'ingenzi mu nkuru ya Bibiliya, kubera ko igiye gufatira ndetse ikagura kurushaho isezerano Imana yahaye Aburahamu. Wibuke ko mu gitabo cy'Itangiriro Imana yasezeranyije ko mu muryango wa Aburahamu arimo isa naho izagarurira umugisha wayo ku mahanga yose. Ubundi aha tumenye n'ibindi byinshi. Imana ivuga ko Abisiraheli nibumvira ibikubiye muri iryo sezerano bazagengwa n'amategeko, inyigisho n'ubutabera by'Imana ku buryo bazahinduka ubwami bw'abatambyi. Ibyo bivuze kuzahinduka abahagarariye Imana, maze bereka andi mahanga uko Imana iri by'ukuri. Abisiraheli bemeranye ishyaka ya mahirwe, maze ububeho bw'Imana bugaragarira mu mpinga y'umusozi Sinayi bumeze nk'igicu, imirabyo ndetse n'inkuba. Mose azamuka nk'ubahagarariye, maze Imana itangirira ku mahame shingiro y'icyo gihango, ariyo ya mategeko 10 y'ikirangirire. Aya akaba ariyo mahame y'ibanze y'iri sezerano, uko Abisiraheli n'Imana bazabana bashyikirana. Nyuma yaya hakurikiyeho urundi rwunge rw'amategeko yuzuza aya mbere 10 mu buryo burambuye kurushaho, arimo amategeko yerekeye imisengere y'Abisiraheli, ayerekeye ubutabera n'imibanire, uko bakwiriye kubana, yose agamije guhindura Isiraheli kuba ishyanga rigira ubuntu kandi ritabera biritandukanya n'andi mahanga. Nuko Mose yandika aya mategeko yose maze ayazanira abantu. Nanone bongeye kwemera bashishikaye kugirana iki gihango n'Imana. Bamaze gukora ibyo, Imana ikomereza umubano wabo nayo ku yindi ntambwe. Yabwiye Mose ko ishaka ko ububeho bw'ubumana bwayo bwiza kandi bwera bwaza bukaba hagati ya Isiraheli. Ibi bikaba byongeyemo urundi ruhande rw'amasezerano y'igihango n'Imana. Mwibuke ko nyuma yo kugoma k'umuntu muri Edeni, icyo batakaje ni ubusabane n'Imana. Ariko ubu binyuze mu muryango wa Aburahamu, ububeho bw'Imana bugiye kongera kubaho kandi bushingiye kuri iki gihango kibanisha, bihereye ku Mana na Isiraheli, hanyuma umunsi umwe bikazagera no ku mahanga yose. Igikurikiyeho ni imitwe 7 y'ibishushanyo mbonera birambuye by'iri hema ryera ryitwa ihema ry'ibonaniro. Hari urugo rwo hanze rurimo igicaniro. Hagati aho muri rwo harimo ihema rifite icyumba giserukirwamo n'icyumba cy'imbere. Hanyuma mu cyumba cy'imbere cyitwa hera cyane, hari isanduku y'izahabu yitwa isanduku y'isezerano, kandi hejuru yayo hari hashushanyijeho ibiremwa by'abamarayika. Aho niho humvikaniraga ububeho bw'Imana. Ni byinshi bisobanurwa muri iyi mitwe, kandi ni iby'ingirakamaro kumenya ko buri gace k'iryo hema gafite agaciro runaka mu buryo bw'ikigereranyo. Indabyo zose, abamarayika, zahabu n'amabuye y'agaciro byose bigereranye byari mu ngobyi ya Edeni, aho Imana n'abantu babanaga nk'inkoramutima. Ihema ry'ibonaniro ryari nk'ingobyi ya Edeni yimukanwa. Ni ahantu Imana na Isiraheli babanaga mu mahoro, byibuze mu mvugo, kuko hari ikintu kitagenze neza rwose. Abisiraheli batatiriye cya gihango. Mu gihe Mose ari ku musozi ahabwa bya bishushanyo mbonera by'ihema ry'ibonaniro, Abisiraheli bo munsi y'umusozi mu nkambi gutegereza byarabananiye. Nuko basaba Aroni mwene se wa Mose kubaremera igishushanyo cy'ikimasa mu izahabu kugira ngo bagisenge nk'Imana yabakuye mu buretwa muri Egiputa. Ububeho bw'Imana bwari mu mpinga y'umusozi, bashobora kububona. Nyamara bo bari aho munsi y'umusozi, barimo kwica amategeko 2 ya mbere y'igihango bamaze gusezeranira. Nta zindi mana ndetse nta n'ibigirwamana. Ibikurikiraho ni iby'ingenzi cyane. Imana yari izi birimo kubera munsi y'umusozi, maze mu burakari n'umubabaro byayibanza kwihererana Mose. Nuko ibwira Mose icyo ishaka gukora, ngo irimbure Abisiraheli bose. Ariko Mose yinginga Imana yishingikirije kuri kamere yayo. Aravuga ati, mbere na mbere kurimbura Isiraheli byaba ari ukwivuguruza ku masezerano y'igihango wagiranye na Aburahamu. Hanyuma Mose ahendahenda Imana ashingiye ku cyubahiro cy'izina ryayo mu mahanga. Bazatekereza iki nibabona urimbuye abantu bawe? Nuko Imana yemera kwinginga kwa Mose, irekeraho kurakara. Kandi nubwo yaciriye urubanza bashishikarije abandi kunamira ikigirwamana, yababariye ishyanga muri rusange, isezeranya kuvugurura igihango cyayo. Kandi ahangaha inkuru igeze niho Imana ku nshuro yayo ya mbere yasobanuriye Mose kamere yayo. Iravuga iti, Uwiteka ni umunyebambe, ni umunyambabazi, atinda kurakara, umurava w'isezerano ry'uhora wunguka. Ababarira icyaha, ariko ntazareka abanyabyaha badahanwa. Uko niko twisanga muri ubu budasa. Imana yuzuye imbabazi, ariko nanone niba ivuga ko ari nziza, igomba guhangana n'ikibi. Ikiruta byose, Imana ni inyamurava ku masezerano yayo, nubwo ibyo byaba bivuze ko izi neza ko yiyemeje gukorana n'abantu bakabya kuba batizerwa. Nuko nyuma yo kuvugurura igihango yagiranye n'Abisiraheli, Imana yategetse Mose gukomeza kubaka ihema ry'ibonaniro. Aha naho nanone
dusanga hari imitwe 5 miremire isobanura iyubakwa ry'ihema ry'ibonaniro mu buryo burambuye. Byose bisobanuka neza mu mutwe wa nyuma, aho ihema ry'ibonaniro rirangira kubakwa. Ubwiza bw'Imana, ububeho bwayo bwaraje butwikira ihema, maze ibyiringiro byacu bikiyongera. Mose azamurwa no kwinjira mu ihema ry'ibonaniro, ariko ntiyabibasha. Mu by'ukuri ntiyashoboye kwinjiramo, kandi uku niko iki gitabo gisoza. Bishaka gusa n'ibitangaje cyane, ariko bitagombye mu by'ukuri uramutse ubitekerejeho. Ubu noneho ushobora kubona akageni icyaha cy'Abisiraheli cyangije ubusabane bari bafitanye n'Imana mu buryo burenze ubwo twatekerezaga. Mwibuke ko iki gitabo gitangirira ku bubi bwa Farawo abangamiye Abisiraheli akanabangamira igihango cy'isezerano ry'Imana. Nyamara aha uko igitabo gisoza, Isiraheli yahindutse ubwayo yibera umwanzi mubi cyane. Icyaha cyabo nicyo kibangamiye ahazaza h'iryo sezerano. Bityo rero icyo twibaza mu isoza ry'iki gitabo ni iki: ni buryo ki Imana igiye kubanisha ukwera, ineza, ububeho bwayo n'abantu bayo yagiranye n'abisezerano kandi ari aba kamere yononekaye kubw'icyaha? Igisubizo cy'icyo kibazo nicyo igitabo gikurikira kivugaho. Ariko kugeza aha, icyo nicyo gitabo cyo Kuva.